Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Tugumya kwibuka ko Kristo ari muzima, Kristo ni mwiza mu bugingo bwacu, Kristo atubereye byose. Niyo mpamvu n'iki gitondo tubyuka tukavuga tukamuhamya nuko Kristo yazutse ari kumwe natwe. Ntituzabyibagirwa, ntituzabura kubihamya, tugatera haleluya. N'uyu mwanya reka tuvuge ngo haleluya, Yesu ni muzima, haleluya, Yesu ari muri twe, haleluya, uri muzima Yesu, haleluya, uri mu bugingo bwacu, haleluya, Yesu waramfiri, haleluya, Yesu ntukiri mumva. Turabihamije iki gitondo, izi haleluya zihamye kwizera kwacu nuko mwami wazutse. Haleluya. Iyo utazuka byari kuba bibi, iyo utazuka tuba tugendana ipfuno, iyo utazuka tuba tugendana umubabaro. Ariko Yesu turagushimiye, ndagushimiye ko wazutse, ndagushimiye kuri muzima, uri muzima. Haleluya, 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 Yesu ni 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 muzima. Ni muzima, ni muzima. Niyo mpamvu tugahagarara tugahamya, niyo mpamvu duhagarara tukavuga, niyo mpamvu dushira amanga, niyo mpamvu tubyamamaza. Ni muzima, ntakiri mumva. Haleluya, haleluya. Ngiyi nsinzi yabera, ngiyi nsinzi yacu, nuko Yesu yazutse. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yohana 9, igice cya 9, murongo wa 4 kugera ku wa 5. Nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira, igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Iri ni ijambo dufite muri uku kwezi. Tuzasengera kugukorera Imana, tuzibaza kugukorera Imana, tuziga kugukorera Imana, tuzareba tese ni iki Imana ishaka ko nyikorera, tese nizihe mpano Imana yashyize muri nge nakoreshereza Imana. Tuzasengera umurimo w'Imana, tuzasengera ibikorwa by'Imana, tuzasengera abakozi b'Imana, tuzasengera abantu b'Imana bari mu bikorwa by'Imana, tuzasengera abantu bafite imihamagaro kugira ngo batinyuke bahaguruke gukora icyo Imana yabaremeye hakiri kare. Ko hari igihe abantu batinda ugasanga rimwe na rimwe bagiye kubikora bashaje, birababaje. N'Imana yakuremeye gusenga, ntabwo uzasenga ushaje. N'Imana yakuremeye gufasha abapfakazi, ntabwo uzabafasha ushaje. N'Imana yakuremeye kuvuga ubutumwa, ntabwo uzabivuga ushaje. Igihe ni iki? Haleluya. Ngo nkwiriye gukora umurimo y'uwantumye, imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Data wa twese yamamare. Umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Amen. Nuko rero uyu mutwe w'ijambo, Yesu yagendaga akiza, Yesu yagendaga akora imirimo n'ibitangaza, Yesu yagendaga yamamaza Imana Data, Yesu yagendaga avuga uwo ari we, Yesu yagendaga avuga icyamuzanye, Yesu yagendaga ahishura ubwiza bwe, Yesu yagendaga abantu bakizwa, abantu bamukurikira, akora imirimo n'ibitangaza, agakora imirimo. Na hano naho yari agiye gukora igitangaza cyo guhumura impumyi. Abigishwa be nyine bamubaza ibibazo, ariko baravuga ngo ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe mu bantu, muri uyu muntu wari impumyi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo natwe dukwiye guhaguruka tugakorera Imana hakiri kare kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamuke, kugira ngo imirimo y'Imana irusheho kugaragara. Icyo Imana idutumye, icyo Imana yifuza ko tuyikorera, akaba ari cyo dukora. Kandi tugakora kugira ngo Imana yubahwe, tugakora kugira ngo Imana yacu yamamare, tugakora kugira ngo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Apana gukorera abantu. Oya, ntawadutumye gukorera abantu, ntabwo Imana yaturemeye gukorera abantu. Burya iyo Imana iremye umuntu, hari icyo bivuze ngo uyu muntu muzanye ku isi kugira ngo azakore ibi bintu.
birababaje kubona umuntu yava ku isi rero adakoze icyo Imana yamuremeye. Birababaje kuba umuntu yagenda atasohoje icyo Imana yamuremeye. Biteye agahinda. Ni ngombwa ko tubimenya, tukamenya ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare. Ni hakiri kare, tutarasaza, tutarananirwa. Ni hakiri kare. Niba ari aho kugenda ni iki gihe nyine imbaraga zikirimo, sejo cyangwa se ryari, n'uyu munsi Uwiteka aduhamagarira kumukorera. Igihe ni iki cyo guhaguruka tukavuga Imana. Igihe ni iki cyo tugakora aho ashaka. Amen. N'uburyo abishakamo, apana kwiyobora. Oya, ko twumvira uwaduhamagaye, waduhaye akazi. Haleluya, ukabimenya. Nta muntu n'umwe Imana yazanye ku isi adafite icyaje kumara. Nta muntu n'umwe Imana yaremye adafite icyo Imana imuremeye agomba gukora, agomba gusohoza. Izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Yaba abantu batari kubikora, Uwiteka niwe uzabyibariza. Ariko tubimenye ngo umuntu wese Imana yaremye afite impamvu yamuremye, afite ahantu agomba kwamamaza ishimwe ry'Imana, afite ahantu agomba gukora kugira ngo icyubahiro cy'Imana kirusheho kuganza, kirusheho kwamamara. Ngo bugiye kwira, ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora. Erega burira, buri wese kandi agira ugukwira kwe. Haleluya. Burira, burijima. Umubwiriza 12 nuze bigukundira uhasome, ugende wumva ukuntu bwira, ukuntu bwijima, ukuntu hari aho bigera ntibikunde, ukuntu imyaka ikura ntibyemere, ukuntu umuntu ashaka guhura na situation bimwe ntibizemere. Kuko turi ku isi tugomba kubimenya ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora, kandi tugomba gukora ubu ngubu kuko Kristo ari hafi kugaruka. Kristo ari hafi kuza. Abantu barakibagirwa, igihe tubyibagirwa. Oya, tugomba kubimenya ko igihe ari iki, ntituzi umunsi n'igihe. Rero byaba byiza Yesu aje asanga turangije ibyo tugomba gukora. Byaba byiza Yesu aje asanga akadusanga mu byo Data yaduhamagariyemo. Apana ibyo abantu baduhamagayemo, ahubwo ibyo Data yishimira, ibyo Data ashaka ko tumukorera. Apana iby'isi hamagarira. Oya, ahubwo ibyo Data nezerererwa, ibyo Data yaturemeye. Biragatsindwe gukorera kuri zero, gukora imirimo Data atabona, gukora ibintu Imana itabona, kujya mu bintu Imana itarimo. Oya, oya. Kubera ko muri iyi minsi ibyo bintu bireze, ugasanga umuntu ari ahantu arabizi neza, n'umwuka wera w'Imana ukamusura, ukamubwira atari ahantu ibi ngibi urimo sibyo, ariko akahigundiriza kubera si cyene wabo. Ubwo no kuvuga ngo umuntu aba yarakurikiye na bene wabo, kubera si ubushuti, kubera si isoni z'abantu, ngo ye babiki, ntiyumvira Imana yo yamuhamagaye, ahubwo akumvira ibindi. Imana idutabare, karagaciyemo. Ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye, n'uwadutumye ni Imana. Yari yarohereje Yesu mu isi, kandi Yesu umurimo we yarawukoze, arangije aragenda. Natwe dukwiye gukora icyo Imana iduhamagarira, hanyuma tukazagenda. Nuko byifashe, tukarindira umuzuko, cyangwa se Kristo yaza nonaha akadusanga aho Imana yadusize, agasanga turangije ibikorwa Imana yaduhamagariye. Imana isingizwe. Icyampa tukabimenya, icyampa tukajijuka, tukamenya ngo dukwiriye gukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa. Dukwiye gukora ibikorwa by'Imana, dukwiye gusohoza icyo twaremewe hakiri ku manywa, kuko buzira, kwiraho buzira, igihe kirahita cyihuta, hanyuma umuntu ntazabashe gukora. Kandi tukibuka ko dufite uwaduhaye iyo mirimo, dufite uwo dukora ari w'Imana Data. Niba muri kampani runaka cyangwa se muri entreprise runaka bakora inama na bosi, ugomba kwibuka ngo uyu murimo Uwiteka yampamagariye, cyangwa ibi bintu Imana yandemeye ngo mbisohoze, ukajya kumugisha inama, ugasenga, ugasengera ibyo bintu, ukongera ukikubita imbere y'Imana, ukongera ukagisha Imana inama, ukongera ukayoboza Imana inzira, kugira ngo tugume mu murongo, kugira ngo tugendere kuri gahunda y'icyo Imana ishaka. Kandi ntuzavuge ngo niki ngo nakorera Imana, ngo yebaba ngo ni ibiki. Oya, icyo wumva nyine kikurimo, icyo wumva utagikoze cyiza, icyo wumva cyiza kibira muri wowe nicyo. Wijya ahandi kure,
wijya gushakira mu bindi. Icyo nyine wumva kiri kududubiza, wumva utagikoze ntusinzira, ahubwo ukumva ugikoze ukumva uranezerewe, ukumva ugikoze ukumva ufite amashimwe, ukumva ugikoze ukumva uzamuriye Imana icyubahiro, ukumva ugikoze uraruhutse. Nicyo nyine kiri muri wowe Imana yaguhamagariye. Naba ari cyo ukora, naba ari cyo ujyamo, wijya ahatariho, wishaka kunezeza abantu. Si igihe cyo kunezeza isi n'abantu n'ibyayo, ni igihe cyo kunezeza Imana, kuko Imana niyo yakuzanye ku isi. Nta muntu wakuzanye ku isi. Ntabwo isi ariyo izaguhemba, ntabwo isi ariyo izakubaza, ntabwo isi ariyo izatubaza, ahubwo Data azatubaza ati itarano naguhaye iriho wayimajije iki? Ko ntacyo wayibyajemo umusaruro. Imana idutabare. Wiriye gukora umurimo uwantumye hakiri ku manywa. Icyama tukamenya ko amanywa yacu ari iki gihe, tugakora dusiganwa, tugakora dukorera Yesu, tugakora dukorera Imana, kandi tukemerera umwuka wera akadufasha, tukemerera umufasha umwuka wera twahawe akadufasha, kuko niwe utubashisha byose, ko nta niwe uduha amakuru cyangwa se akatugira inama, akadushoboza, akaduha imbaraga, akatujyana mu byo Data ashaka yishimira. Gatanu bavuze ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Umucyo w'isi waraje, ni Yesu Kristo. Umucyo w'isi waraje. Isi hari aho ubona ico z'umwijima, nuko yanze Yesu, ariko abamwakiriye, abamwizeye, abo ngo bagendera mu mucyo. Turi mu mucyo. Umucyo waraje ni Yesu Kristo. Nturindira ibindi, umucyo ni Kristo Yesu. Ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. N'ubu yaraje Yesu. Nta wundi mwami uriho, nta wundi uzabaho, nta wundi mukiza, nta wundi mucunguzi, ni Yesu Kristo gusa. Umucyo waraje, ntacyo tuzireguza tuvuge ngo yenda ngo ntabwo ngo twabibonaga ngo oya. Umucyo waraje ni Yesu. Twemere kwicara ku birenge bya Yesu, tumugisha inama, tumuyoboza inzira yuko turi bukore ibyo Data ashima, tumuyoboza inzira yuko turi bwicare aho Data ashima, tumuyoboza inzira yuko turi bugende mu nzira Data ashima. Uwiteka ahabwa icyubahiro ko muri izo nzira, muri aho hantu tuzahurira n'ibyo tugomba gukora binezeza Imana Data. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndekeraho dusenge. Umuntu wese uyu munsi wisengere, ubwira Imana ngo Mana umpe gukora icyo wandemeye. Umuntu wese usenge, ubwira Imana ngo Mana umpe gusohoza icyatumye unzana hano ku isi. Ubwira Imana ngo Mana umbashishe gukora icyatumye undema, icyatumye unzana hano ku isi. Haleluya. Imana ne gukorera kuri zero, ahubwo nkore kuri ordre yawe. Imirimo yacu yandikwe mu gitabo. Haba igitabo cy'imirimo. Mu bitabo biba mu ijuru bitatu habamo igitabo cy'imirimo, ngo cyandikwamo imirimo y'abera. Hari icyanditsemo amazina yacu, hari icyanditsemo ibyo tuvuga, hari n'icyandikwamo imirimo y'abera. Kandi ikiza Imana, imirimo y'abera iribukwa. Imirimo y'abera yongera Imana ikayibona. Imirimo Imana itabona ni imirimo idakorewe muri Yesu Kristo. Icyo nacyo tukimenye. Niba ukora bidaciye muri Yesu Kristo, ntaho byandikwa, ntaho. Imirimo Imana yandika niciye muri Yesu Kristo. Ikindi kandi, muri uko gukora imirimo y'Imana, cyangwa se muri uko gukora icyo Imana yaturemeye, tugomba kwemerera umwuka wera w'Imana akadufasha. Niwe mufasha twahawe. Reka dusenge. Papa ndagushimiye, singizwa kubwira ijambo ryawe, wongeye kutwibutsa gukorera no gukora icyatumye uduhamagara. Icyo ushaka ko dukora aba ari cyo dukora, icyo udashaka ntitugikore, icyo utarimo ntitugikore, icyo udashima ntitugikore. Dukore umurimo wawe hakiri ku manywa, ko hari igihe bwira, buri wese agira kwira kwe, buri wese agira mwami ijoro rye cyangwa se ubwire bwiwe. Udutabare Mana, tumenye ko iki gihe ari igihe cyo kugukorera, tumenye ko iki gihe ari igihe udukanguye, uduhumuye, wongeye kutwibutsa ngo Kristo ari hafi kugaruka. Dukore, dushishikare, tumenye ngo tuzakubwira ibyo twakoze, tuzaguha raporo y'uko twabayeho, ibyo twagiyemo. Ibyo byose bizaba. Uzatubaza impano washyize muri twe, icyo twazikoresheje. Urakoze Mwami, nguko ukuri kw'ijambo, kandi umucyo uri kumwe natwe. Icyampa tukemerera umucyo akatumurikira, icyampa tukemerera Yesu akavuga tukumva, icyampa tukemerera Yesu akatuyobora. Nk'uko nawe yakoze ibyo wamutumye, natwe tugakora ibyo udushakaho, icyatumye uturema. Ibyo udutuma akaba ari byo dukora gusa Mwami. Kandi tukemera kuyoborwa nawe, tukemera kutubera umujyanama, tukemera kutubera imbaraga muri byose. Urakoze Yesu, shima Mwami, none n'ibihe bidashira. Amen, amen.
umunsi mwiza. Shalom shalom, mwari kumwe na Mama Ebenezer.